ndi muri covid hari abarokore bavuze ati jewe ntago niteresha iki ishinge Yesu yarankingiye urumva aravuga ati Yesu yagize ati mu minsi 3 mbabona ku murongo bari kwiteresha iki ishinge ninti bari bibagiwe Yesu bamwe bazifatanya rwose kuki wanga ikintu n'umutima wawe ugashyiramo na Yesu mu gitondo ukagikora Yesu bumwibagiwe ni wowe bucyane ubwo rero bishatse kuvuga ikirere ni we wanze icyo kintu Imana hari abantu barabakirisitu rwose ariko benshi bazifatanya nabo bariganya urumva none wabaye babaye abantu urumva hari abantu barabakirisitu urabona nuyatangiye kwifatanya nabo bariganya kuko nashaka kumva urugamba kunazarutsinda hari abantu barabakirisitu hari abantu bari abakirisitu bari abanyembaraga bari bafite kwihangana ariko kuko babonye umuriro kuko babonye inkota kuko babonye kujyanwa ari imbohe nigeze kubibona ahantu hamwe na usundi okay tubare iyo nyamaswa igitambo gihoraho cyavuyeho kubera abantu cyangwa cyavuyeho kubera inyamaswa iyo nyamaswa nibo bantu nakubwiye ngo iyo nyamaswa kwatangiye twumva ari inyamaswa ariko yahindutse abantu ariko yaje guhinduka umwami w'ikasi iza guhinduka ngo ugarutse mu gihugu cye uza guhinduka ngo uje gukora uko ashatse uza guhinduka ngo uhagurukije ingabo ze bivuze ngo ingabo ntago ari abasivili ingabo si umusivili ingabo ni ingabo okay none ubaka kanya ni iki nka doctor wabwira abantu ni iki wabwira abantu wenda kubigendanye n'iyi nyamaswa uburyo izazana amaberane menshi izakora iki nkuko umaje kubitubwira noneho rero iyi nyamaswa turashaka kwiyambura no kugarura ubwo buturo bwera byagenda biti kugarura ubwo buturo bwera muri iyi nyamaswa munashaka kuyiyambura mukagarura ubuturo bwera mudapfuye tudapfuye cyangwa ntibyashoboka ntibyahishuwe ntibyashoboka abantu bigumira uko bameze basinzire ibyo nyamaswa babyibagirwe ariko ibyahishuwe byashoje bivuga ngo hahirwa bapfira mu mwami none izabica bivuze ngo ishobora no kubica ariko bagapfira hehe mu mwami none bemere bapfa na Daniel yaravuze ngo azabica reka mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bw'umubiri Daniel uva ko nabivuze mu buryo bw'umubiri abaca mu isezerano ari nta mpamvu azabayobesha kubashyeshyenga ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari urumva icyambere umbwiye mu nama bagira ni ugukomera ugakora iby'ubutwari ukabikorera he ubuturo bwera ntabwo hari nyine turaje tubimenye niho turi kujya uzabanza ukomere bivuze ngo ibyago wagize Haleluya Haleluya amen intambara wagize Haleluya aho wahuye n'ibihemu Haleluya bazakomera bakore noneho ibintu by'ubutwari urumva kandi abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi ariko hazabaho igihe kirekire bicwe n'inkota n'umuriro bajyanwa ari imbohe abanyabwenge bo muri aba bashaka kurwanya iyo nyamaswa abashaka ko inyamaswa itabakoraho aba bashaka kuhunga ino nyamaswa nakuyihunga uri muzima na Sadurake na Mishake na Bedenego bashatse kuyihunga ibajugunya mu itanura ry'iki ry'umuriro bivuze ngo nawe rero ushaka kuyihunga banza wemere umuriro Imana ikurokorere he moto mu muriro Haleluya nibagwa muri ibyo byago bazabona gufashwa buhoro ariko benshi bazifatanya nawe bariganya urumva hari abantu barabakirisitu rwose ariko benshi bazifatanya nabo bariganya urumva none wabaye babaye abantu urumva hari abantu barabakirisitu
urabona n'uyatangiye kwifatanya nabo bariganya kuko nashaka kumva urugamba kunazarutsinda. Hari abantu bari abakirisitu, hari abantu bari abakirisitu, bari abanyembaraga, bari bafite kwihangana, ariko kuko babonye umuriro, kuko babonye inkota, kuko babonye kujyanwa ari imbohe. Nigeze kubibona ahantu hamwe narindi muri covid, hari abarokore bavuze ati jewe ntabwo niteresha iki ishinge, Yesu yarankingiye. Urumva aravuga ati Yesu yagize ati mu minsi 3 mbabona ku murongo bari kwiteresha iki ishinge. Bari bibagiwe Yesu. Bamwe bazifatanya rwose. Kuki wanga ikintu n'umutima wawe ugashyiramo na Yesu mu gitondo ukagikora, Yesu bumwibagiwe ni wowe bucyane. Ubwo rero bishatse kuvuga ikirere ni we wanze icyo kintu. Imana ihimbazwe. Ahubwo nawe urashaka kubana nacyo. Bazifatanya nabo bareganye. Urumva ba Pastor James hari ibyo nzi bavuze, aravuga ati rero jewe nitwa Pastor James, ibi nibi sinabikora, ariko mu gitondo nabikoze we. Ubwo bisobanuye ikirere Yesu yamwibagiwe. Ako kamikoro gacomekemo neza nta kibazo, ukomeze ubabwira aba bapasiteri babihakane ejo ukabona babirimo. Yesu yabyibagiwe. Hari nkaho hari nk'itorero nzi, n'itorero ryacu, n'itorero ryacu je ubundi ndi umupandekote. Pandekote rero irimo ibice nka 3. Iyo ndi kuvuga hari abavuga Eglise Pandekote do Rwanda, hari abavuga ADP rwa bahinnye, hari abavuga umuriro wayo umuriro Pandekote, hari abavuga umuriro Pandekote wakoze ibintu bikomeye barawuzera, nawe wifatanyije nawe. hari abavuga, urumva bavuga n'ibintu byinshi, ariko uko batwigishaga batubwiraga ko nta mugore w'umupasiteri. Amakuru batwigishaga nuko nakuze narajya mu kimisiyoneri, nanjye naho nakoraga icyumba naravugaga nta mugore ndi buhu ubuyobozi pe, kugira ngo itorero ritagira gute litashyira inyuma. Ndabihakana. Ariko ngiye kumva numva ngo umuyobozi mukuru w'ahantu ngo ni umudamu bamwimitse. Navuze ati ubu nanjye abagore nanze kwimika njye kubasaba imbabazi mbazane mbashyireho mbigenze. Wari bwo wari uri mu bujiji. Nari nifatanyije nabo bariganye, ariko ntabyo narinzi. Cyangwa reka mubwiresha babaye bariganya nyuma mbere bari bazima. Ntabyo nzi. Navuze ngo gusa hari ibyo bambujije. Ubwo wasanga ari bifatanyije nabo bariganya cyangwa se hari ibyo bambujije, hari ibintu bambujije, hari n'ibintu banyigishije gukora. Kuko arega tuva mu bwiza tujya mu bubi. Ubwo rero ubwo bwiza twagiyemo ubundi ntago bari bavuze ko kizira ubundi. Ariko simba tunze urutoki. Ako se bari babibwiwe nani? Ariko isi yose niko ibizi. Isi yose niko igize. Niko ibizi. Siko ibizi se. Ahubwo se wende kubaza. Hari umugore wigeze ubona muri ADP w'umupasiteri? Oya baba barimo, ariko nawe nari nzi umupasiteri. Oya nanjye igihe nagiriye muri ADP sibyo? N'abarimu. Abarimu nzi. Kugira ngo rero abe pasiteri hano inama yaho yawe. Ako se ni hehe? Nta hantu nzi nanjye nuba ariko uyu munsi naho nzi umugore w'umupasiteri utanga igabura akabatiza nawe mu. Oya izina pasiteri ubundi aba yemera ibyo bintu byose. Nakanasezeranye. Yanasezeranye. Ubu rero ikibazo hano kiri. Bayobora uwe mudogodora. Nzabaza neza nde. Bivuye mu nama ya Daniel. Yavuze ngo bazajya babeshyanira ku meza amwe. Iyo babimika mbere ubundi. Kuko iyo baza kubimika babo barakoreye Imana. Ibyo rero nimba abambere atari babifatanyije n'umuriganya ubwo nabanyu. Ubwo rero ni kuvuga ngo mu bice bibiri. Oya ndi kuguha ingero za inyamaswa byagiye dukorera. Bo si inyamaswa n'abantu, ariko bifatanyije nayo niba atari imbere n'inyuma. Bamwe bazifatanya nabo bariganya, abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi. Ariko ibibazo nibizi, umuriro, inkota, gukubitwa, imbohe, bazatangira kwifatanya nabo bariganya kugira ngo barangize bya bibazo. Bavuga ni Yesu ko yakubiswe ku bwacu, nanjye rero aho jya nkubita igiti ubwo Yesu yabyimenyera. Ubwo se
ubwo se utamurenganyije genda mureka byimenyere urumva adutabare rero. noneho icyo nashaka kuvuga hano nanjye ikintu nifuzaga ni uko wenda ugira ubutumwa ugenera abantu icyo kiyoka ngo kizahabwa no kurwanya abami no kubanesha abakene aboroheje ab'imbata azi ikintu cyahitanye umwami ubwo rubanda we ikintu cyahitanye n'abami bose ngo bazasambana n'uwo mugore ngo niho byanditse hano mu gitabo abami bose bazasambana n'uwo mugore kizabwa no kunesha iyo nyamaswa ngo izaba hejuru yayo ngo hariho umugore ngo nuko mbona umugore wicaye kuri iyo nyamaswa yambaye umwenda w'umuhengeri yambaye ikamba ry'inyenyeri yambaye umwenda w'ihengeri ngo afite amazina yo gutuka Imana ngo hejuru ye ngo handitse ngo Babuloni ikomeye nyina w'abamaraya Babuloni ikomeye nyina w'abamaraya bivuze ngo uyu mugore yarabyaye afite abana ariko nabo ni indaya nyina w'abamaraya ariko zo ntizirerura haracyasambana nyina kuko umwana na nyina ntibasambanira mu nzu imwe ariko nazo ni nyina nazo ziri gusambana zigenda nyina navaho zisambana zihishe nyina navaho biraza uyu mugore we nyina w'abamaraya nakubwiye ngo iyo tuvuze inyamaswa iva mu nyanja tuba tuvuze isi iyi nyanja ubundi ni isi inyamaswa ni ubutegetsi bw'ikintu cyangwa bw'umuntu ariko bukaba ari ubutegetsi ni ijambo ubutegetsi ubwo ari bwo bwose kuko ni ubwami ubundi inyamaswa ni intare niwo muyobozi w'ishyamba ubwo rero ni ubuyobozi ubwo ari bwo bwose bwaba ari ubw'intare yo mu giti bwaba ari ubw'umuyobozi w'inkende bwaba ari ubw'umuyobozi w'inka bwaba ari ubw'umuyobozi w'abantu iyo bukwisanyirije hamwe mu byahishuwe bwitwa inyamaswa urumva ayo mahembe rero 10 ayo mahembe 10 niyo ngo mwirimbuka ryo kurangiza isi urumva ntabwo rizarangira gutyo gusa ahubwo hari ibihugu 10 bizaha imbaraga bizafatanya bizagira ububasha kurusha ibindi bikazamuka bikaba inyamaswa bikuzura bikiteranya bikarimbura isi ubwo si ntuza ibihugu 10 icyo gihugu gikomeye kirashye ubwo hari umuriro twabonye ejo bundi wahiye nuko iki Bibiliya ivuga ngo nuko marayika wo mu ijuru ava mu ijuru araza akingura ukuzimu ukingurira dayimoni yitwa Porowoni amuha ubushobozi bwo gusohora umwuka umeze nka sikoropiyo ntiwafata icyatsi ntiwafata ibiti ntiwagira ikindi kintu ufata ngo ahubwo ufata umuntu ejo bundi twabonye covid ntituzi aho yavuye ntabwo yafataga icyatsi ntiwafataga inka nta kindi wafataga ahubwo yahigaga umuntu ngo nyuma y'izo sikoropiya wazatera intambara nyuma ya covid twumvise intambara n'Uburusiya twarayumvise ibaye nyuma ya covid iyo ntambara izatera inzara mu isi yose nyuma y'izo nzige zijyana nka sikoropiya nyuma y'uwo mwuka wica abantu kandi nka sikoropiya ngo hazaba inzara ngo ariko itewe n'iyo ntambara ngo nyuma yaho ngo bazakora igishushanyo kivuga kandi kinatekereza ni ukuvuga ngo ni ukuri ntabwo nari nzi ko umuntu yakora ibimashini ngo ujye ubaza ikimashini kigusubize nk'igifite ubwenge kandi ugasanga iyo kimashini aho kivuye niho bagaragaje ngo inyamaswa imeze nk'umwana w'intama ngo imeze nk'umwana w'intama ngo ifite amahembe 2 ngo ariko ifite akanwa k'inzoka bivuze ngo amahembe 2 rero niyo yazanye ubutumwa bukomeye cyane mu isi ndibuka umuntu yatangiye ijambo rivuga ngo papa mwita ndi bavuga ngo fata igitangaza yatangiriye mu gihugu cya Amerika ubwo yavugaga ngo fata igitangaza isi yose yandura yanga ubutumwa bw'Imana ahubwo yakira igitangaza ubu ngubu n'umushombo ushaka gukura atangira kubwira abantu atanga igitangaza bafata ibitangaza kandi Bibiliya iravuga ngo hazaba abahanuzi b'ibinyoma bazaduka ngo nabo bazaba bakora iki ibitangaza
bivuga ngo ntabwo igitangaza tukirebera mu Mana rero urumva Imana tuyirebera mu kuyubaha ntabwo igitangaza tureba Imana ikora igitangaza gihagarariye ibitangaza urabyumva igitangaza Imana ikora ni igitangaza kiba gihagarariye ibindi bitangaza igitangaza gihagarariye ibindi bitangaza rero cyo kiva mu ijuru cyo gihagarika ibitangaza nicyo Eliya yakoresheje rero sasa amanura umuriro nuvuga ngo bano bahanuzi batangaza niyo mpamvu bemewe kwakirwa ubwami kwa Yezebeli kugira ngo abakire nk'abahanuzi nuko ari dutangaza bagiraga gute bakoraga igitangaza kivuye mu ijuru kwa Eliya rero gihagarika bya bitangaza na Mose kuko Imana ari imutumye abakonikoni inkoni zabo zabaye inzoka bivuze ngo nabo bakora ibitangaza igitangaza kivuye kwa Mose rero gihagarika ibyo bitangaza byabo bivuze ngo ibitangaza